ndi kukwita mama ariko Imana irambwiye ngo uracyari umukobwa. Ntabwo wigeze ushaka. Ntabwo wigeze? Ntabwo nigeze nshaka. Ntabwo yigeze ashaka. Pelazoni tabikido wazanga imbonia. Mbega tuzamurire Yesu icyubahiro ko ari umutabazi wacu. Imana ivuganye nanjye amagambo atatu. Kuva mukiva mu nda ya mama wanyu. Imana irambwiye ababyeyi bakimara gutaha, n'ababyeyi mugira ntabo bakimara gutaha, ndabona ahantu mwari mutuye. Aho hantu mwari mutuye murabona kuntu kera batekaga ku mashiga, amashiga ibintu by'intuzukuri n'ibyo ndi kureba. Ndabona umuntu yaraje afata ivu ararihuha aravuga ngo nirukanye abana b'uyu mubyeyi ntibazigere bashaka ngo bubake, niharamuka hagize n'ushaka ntazabyare, nanabyara ntazamare mu rugo kabiri. Nabonaga abana bose 9 ariko mbona umwana umwe acitse uwo murozi. Muri abana bangahe iwanyu? Muri abana 9. Ndabona ari umwe washatse gusa. Umwana umwe niwe washatse mu bana bangahe? Wari utwita indiva mutazi kunivuyemo. Wigeze utwita? Inshuro ebyiri. Inshuro ebyiri avamo inda. Uyu muntu wakoze ibi bintu rero yavuze ko utagomba gutwita inda zawe zose, no kuzonsa amasereka y'abadayimoni. Utwite zivamo, utwite zivamo. Iri joro urara umutenda ariko Imana ivuganye nanjye kandi ntizavamo. Ntabwo Imana yirusha ubutunzi n'amafaranga. Imana ikeneye umutima wawe, ikeneye kwihana kwawe, ikeneye gusenga kwawe, ikeneye guhamya Imana kwawe mu bapagani. Imana ikamamarira mu bapagani. Urasanga umwana ameze neza aterereye, kandi umwana ukimara kumubyara uzamuzane maze muheshe umugisha musengera Imana. Ihanagure wirira, Yesu niwe ugukijije. Cyakabiri ugira umutwe uhora ukurya. Yangira ibintu biyagaramo nkumva bigendamo ariko simbibone. Yumva ibintu biyagara ngo akumva ibintu bigendamo ariko ntabibone. Ariko urumva ko Imana ikuraho urupfu. Yaje gusenga adafite gahunda, yari yigiriye kwa dogiteri. Wari ugiye guhamagana uhita ufatiraho. Genda Yesu arakubohoye. Imana inyeretse umurozi abafasha atwe mu nkurikire. Murimo murabireba? Abarozi nibakureke niba badashaka bapfe. Murimo murareba? Imana irambwiye mwebwe to baragize bati aba bantu bazapfe batabyaye bahetse, ariko guca mbafashe marayika arabaze tuyu mwanya. Imana irambwiye ngo nimvugane namwe mugende mukora amasengesho y'iminsi 2 musenga Imana. Dore Imana igiye gukura inzitizi zose zatumaga mudaheka ngo mubyare nk'abandi. Biya tone kote zayi mwakoreye Imana, igihe kirageze Imana ikabishura. Igihe kirageze Imana ikabahanagura amarira. Mama, ayo maso yawe hagararaho. Amaso yawe Imana irambwiye ngo Satani yamaze kuyangiriza. Ikibazo cy'amaso kimeze gite? Amaso bayabaze 4. Aya. Aya maso yewe bari bagiye kongera no kuyabaga bwaka, ariko ukahita unahuma.
hari randevu ufite amaso warayishe wagize ubwoba. Reka mwibisaka ndagira nkubwire ngo mama, Imana nkorera yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana irambwiye ngo ikibazo cy'amaso kuva uyu munsi bari bagiye kongera kuyabaga, wagera kwa muganga bakimara kuyabaga ugataha iminsi 3 akaba aribwo bwa nyuma urebye isi, umunsi wa kane amaso yawe yose agahuma. Imana ya Abraham nonaha ugiye kwicara igiye kugukorera operation, urava muri iyi nzu y'Imana amaso yawe yamaze kuba mazima ukundi. Ninde bakuzanye hano? Murumuna wawe ninde? Twigeze dusengana cyangwa n'ubwa mbere? Naguhanurira nawe, haguruka ngiye kuguhanurira. Nawe waturutse Irurindo, wowe uba mu Gasyata. Uyu mubyeyi Imana irambwiye ngo yanyuze mu mubabaro n'amateka y'ubuzima bugoye. Amaze kunyura mu mubabaro, ndimo kwitegereza nkabona hari umuntu wagiye mu bigirwamana abatanga nk'igitambo cy'umuryango w'iwanyu mwese. Uranyumva? Uranyumva mama? Pedalazonike, Imana irambwiye ngo igiye kugukiza kubohore indwara zose Satani yagushizeho. Ntabwo uzapfana umubabaro, ngiye kugusengera Imana ihindura amateka yawe. Urabyumva mama? Tolesa ndi kukwita mama, ariko Imana irambwiye ngo uracyari umukobwa. Ntabwo wigeze ushaka. Ntabwo wigeze? Ntabwo nigeze nshaka. Ntabwo yigeze ashaka. Telazoni tabikido wazanga imbonia. Mbega tuzamurire Yesu icyubahiro ko ari umutabazi wacu. Imana ivuganye nanjye amagambo 3 kuva mukiva mu nda ya mama wanyu. Imana irambwiye ababyeyi bakimara gutaha, n'ababyeyi mugira ntabo bakimara gutaha, ndabona ahantu mwari mutuye. Aho hantu mwari mutuye murabona kuntu kera batekaga ku mashiga, amashiga ibintu by'intuzukuri n'ibyo ndi kureba. Ndabona umuntu yaraje afata ivu ararihuha aravuga ngo nirukanye abana b'uyu mubyeyi ntibazigere bashaka ngo bubake, niharamukagize nushaka ntazabyare, nanabyara ntazamare mu rugo kabiri. Nabonaga abana bose 9 ariko mbona umwana umwe acitse uwo murozi. Muri abana bangahe iwanyu? Muri abana 9. Ndabona ari umwe washatse gusa. Umwana umwe niwe washatse mu bana bangahe? Mbega barozi, mbega dukubita abarozi babaveho mu izina. Buri murozi wose uri ku buzima bwawe uyu mwanya nadakizwa arapfa. Icyo Imana yavuganye nawe gisohore. Ndarabarahiza ukuri kwiteka wampamagaye. Imana yambwiye ngo umurozi wakuroze nadakizwa arapfa. Icyo Imana yavuganye nawe gisohore.
komeza muri kiganza ubwe ngo ntambuwe tugifitiye abarozi. Umurozi ukuroga apfe n'abadakijijwe. Washatse ari he? Cyakubwira ibibazo afite. We na hano ngiye kugushingira. Gomba kubaka urugo mu izina rya Yesu. Imana yanyeretse umuryango iwanyu mwaravutse muri abana 9. Muri abana 9 nabonaga umuntu abazirikira kwishiga rimwe. Umwe niwe wenyine wamucitse. Abandi 8 bose yarabafashe urushako rwaranze. Mwibaza impamvu ntabwo mubizi. Uyu mwanya ngiye gucuriya mugozi uramugozi yabaziritseho, uramurozi yabaziritseho. Nawe ibaze abantu 8 mu rugo bose badashaka. Mama Dani nibyo mushumba, urumva kuntu abarozi batoroshe ntibatworoheye. Damase urumva atari ikibazo ngo nawe reba ndeba uyu nguyu. Nari ndimo ndamuhanurira mvuga ngo n'umubyeyi Imana irambwira ngo have aracyari umukobwa. Guhera uyu mwanya musamuri ibiganza byanyu mufate hano mwembe mugifateho. Kuva uyu mwanya wa none mu mavuta Imana yampaye ya authority yo gutegeka, tegetse imbaraga zose zatumaga umuryango wanyu tubaka. Kuva uyu mwanya uracitse. Kuva uyu mwanya uracitse. Kuva uyu mwanya uracitse. Ahantu mwari mutuye ndabona mwarimutse. Naho mwimukiye nta mahoro muhafite. Guhera uyu mwanya Imana bakuyeho amaboko y'abarozi. Bezeni betakosti semai. Uko kuguru kwawe ndabona abadayimoni baragutayeje ikintu bita imbasa. Ntabwo ari umurozi wakuroze. Niba abana raguhanuriye ngo nabarozi ndabahinyuje kuko Imana imbwiye ko ari imbasa. Imbasa urazizi? Wigeze uzigwaraho? Niyo wagwaye. Tuza rero ngiye kugusengera Imana. Ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nkama. Wafashe ijambo ryawe ma arya ngo nigwike. Babana bazi kwirimba bari he? Ndashaka kugusengera Imana mu mwanya ndi gusengera abagwanyi. Uko kuguru ugomba gutaha ari kuzima mu izina rya Yesu. Urabyizeye? Hari amazi azamuka muri uko kuguru kwawe kugahora kukubabaza, ariko uyu mwanya ngiye kugusengera Imana bawicaye. Jya kwicara. Tuzamara icyubahiro cy'Imana. Waturutse wowe ndi kureba Rwamagana. Ngwino hano. Usanzwe usenga? Waraguye? Wagushijwe n'iki? N'iyi si. Ati naraguye. Ni wagushijwe n'iki? Ati nagushije. Hari umugore ugira? Ufite umugore? Ari he? Cyore ngwino haguruka. Muraho. Sinzi ukubige. Oh Lord. Sinzi nukubikora. Icyo nzi iyo utegetse
mbere yuko ngusengera inzoga urazinywa urazereka yego. ati yego. ngiye kukwatuza nindangiza mu mwanya nandi gusengera abantu bihanye umushumba arabdusengera. ndashaka kufata icyemezo ugakorera Imana. nudakorera Imana uzapfa wandagaye ku musozi w'iwanyu. iyo duhanura reka mabwire, ntabwo naje kubahanura ngo mumpe amafaranga. nzakubwiza ukuri, nudakizwa akazakubeho. sindi umuhanuzi w'inzara. umuhanuzi w'inzara niwe ukubwiraga ngo ubayeho kugira ngo abone ibyo arya. ndakubwiza ukuri n'ubundi ndataha njye mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo nudakorera Imana ubuzima bwawe bugiye kwandagara. icya mbere komana, uribuka ukuntu wabanye n'uyu mugore wawe? mwabanye mu gikoboyi mu mibare gusa. ndabesha? waragiye uhita ufatiraho. Yesu ashimwe. kuko Imana iranyeretse ujya kubana n'uyu musore, ndabona yari ari ahantu kure nawe uri ahandi. noneho ngiye kubona mbona arakubwiye ati yizire. uragenda ugezeyo ni paba ufatiraho. kandi uva mu rugo Imana yanyeretse wavuye mu rugo nta gahunda, ntiwari usezeye iwanyu, waragiye uhita ufatiraho. wahise ufatiraho. ariko ibyo ntacyo bitwaye. Yesu aragukunda nawe. icyazanye Yesu ni urukundo rwiwe. haleluya. Yesu aragukunda nawe mama. Imana icyo ikeneye rero ni uko mukorera Imana wowe n'umugabo wawe. kandi muracyari na bato, mukorera Imana, Imana izabagira neza. ndabona wari uri ahantu, nabonaga akazu gatoya, nabonaga murimo muracuruza. mucuruza biki? Resitora. mucuruza resitora. uribuka ndabona uri muri resitora, hari umudamu waje, ndabona hari akenda wari ufite agakuramo urudodo. uwo mudamu yari atumwe avuga ngo inda utwite arashaka kuyitwara akayitwarira abadayimoni. ndabona wari utwite inda ivamo utazi ukuntu ivuyemo. wigeze utwita? inshuro ebyiri avamo inda. uyu muntu wakoze ibi bintu rero yavuze ko utagomba gutwita inda zawe zose, ni ukuzonsa amasereka y'abadayimoni. utwite zivamo, utwite zivamo. iri joro urara umutenda ariko Imana ivuganye nanjye kandi ntizavamo. mwaturutse igwamagana, mukigerayo nta kandi kazi urakora, ubanza umutere inda. genda ujye kwicara, uhita umutera inda mu izina. niwirangaro kandi ubwo ndahanuye. ukigera mu rugo wumvise madamu abanza gutera inda, niko umuhanuzi ahanuye. kandi icya kabiri, dore ibintu byanyu muri gukora babijugunyemo inyatsi, birimo birahomba byose, mugiye gutaha. yego mugiye gucuruza. Imana igiye guteza abantu bo muri karitsiye icyaka n'inzara, baraza kurira iwanyu. muhumure. twese tuzamure haleluya. mbariza uwo muntu muri kumwe ngo ni uwuhe mumaro ufitiye Imana kuri iyi si? akubwiye ko ari uwuhe? mubwire ngo kuva uyu munsi ushake ikintu wakorera Imana. ntabwo Imana igukeneyeho amafaranga, igukeneyeho umutima wawe, igukeneyeho ko wamamaza Yesu muri karitsiye utuyemo. uragira ngo Imana uyirusha amafaranga? isi n'ibiyuzuye byose ni iby'iki?
ntabwo imana uyirusha ubutunzi n'amafaranga. Imana ikeneye umutima wawe, ikeneye kwihana kwawe, ikeneye gusenga kwawe, ikeneye guhamya imana kwawe mu bapagani. Imana ikamamarira mu bapagani. Imana yambwiye ngo abantu baje gusenga uyu munsi, wowe wakandagiye hano, amateka yawe agiye guhinduka kuva uyu munsi. Amateka yawe Imana igomba kuyahindura. Ubundi wowe reka nkubwire ikintu ngiye kukwigisha, kode yo guhima Imana. Yihimishe gukizwa, ibindi wicecekere. Himisha Imana gukizwa, himishwa Imana gukora imirimo y'abera, uhimisha Imana kwibwira ngo ngewe nzabana nawe akaramata. Ijambo riravuga ngo kuko womatanye nanjye akaramata, niyo mpamvu uzagira gute? Riravuga ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe kubwawe. Ko wicaye gutyo mama, uragwaye? Paye nka data. Ayo maguru ko yabyimbye gutyo, barakubwira ngo nukubera kutwite. Ayiwe, ngo haguruka ngusengere ma. Waturutse he? Waturutse Ingoma? Abantu bababaye Imana. Munyemerere tuzamurira Imana icubahiro. Papa, wowe waturutse Burundi, ndaje nguhanurira ibintu Imana igiye gukora hariya karitsiye utuyemo. Mateka yawe Imana igiye kuyahindura. Ugiye kujyana imbaraga mu gihugu cy'u Burundi, uzakorera Imana abantu bakizwe bahinduke, kuko muri wowe hari imbaraga z'Imana ndi kukurebamo. Ndabona inyenyeri nini cyane, kandi inyenyeri iyo nyibonye ku muntu abazakora ibintu bikomeye. Uzavamo umushumba, ushumba insengero, ukora umurimo w'Imana. Uri pasiteri? Komera Imana amashyi menshi. Ugiye gukorera Imana. Ndashye ngo hanure, ntabwo ndahanura, kamaze nsengera muzeyi. Ndagira nkubwire ngo ugiye kuvana hano imbaraga. Ugiye kujya ukora ku bagwayi bakizwe, ukore ku muntu urimo dayimoni zimuvugire magwe higiriya, nta mbaraga z'umwijima zizakwegera. Ndashye gusengera Imana. Hari abantu bazi agaciro ko gushaka Imana. Hari bizinesi wajemo i Kigali, waje gusenga, kuva i Burundi akaza hano aje gushaka Imana. Amafaranga watanze ntabwo arayusa. Ndaje nguhanurire. Bwana asifiwe Yesu. Nubona umuntu, reka mbabwire, ikintu cyose uzabona utavunikiye uzamenye ko nta musaruro wacu. Niba waturutse ahantu hatandukanye ugashyiramo tike yawe, ukavuga ngo ukaba utaje gusenga kuko udafite akazi, ukaba waje gusenga kuko wigomwe akazi, ukaba waje gusenga kuko hari ibyo wigomwe na tike yawe wayigomwe, urateguza Nyabugogo. Ugomba gutana igitangaza cy'insimbura mu byizi kuko wakoreye Imana. Wa mubyeyi we, uza gusenga wari wabiteguye cyangwa ni ibintu byakuziyeho? Ntabwo yari yabiteguye. Imana irambwiye kuza gusenga kwawe, waje bigutunguye. Ndabona wari ugiye kwa muganga, ugeze mu nzira uravuga ngo reka njye gushaka Imana kuri wa muhanuzi. Yego, niko byagenze. arafite randevu. Randevu ni Yesu. Haleluya. Dogiteri ntacyo yakumarira. Randevu ni Yesu. Dore inda yawe irimo ibibyimba bibiri, kandi muri ibyo bibyimba harimo n'umwana. Ntibyoroshe. Haleluya.
numara kubyara urabona hano dukeneye intebe, uzagende ugura intebe 5 uzizana hano mu nzu y'Imana. Sinjya nshyira amafaranga, sinjya nshyira intebe, ariko mbikubwiye kubera ko ari Imana ibimbwiye, kubera impamvu 3 zikurikira. Wari kuzafata tariki 5 saa 8 z'ijoro z'ukwezi kwa 10, wari kuzabyara ryari? Kuri iyo tariki. Kwa muganga bakubwiye kuzabyara ryari? Kuri 5 z'ukwa 10. Imana irambwiye ngo niwo munsi wari kuzahumeka umwuka wa nyuma kuri iyi si. Tibadonezo oneta kidemai wiriya zano hedike marigaye. Dore urarurota inzozi z'abantu bapfuye baguhamagara. Yego, nta munsi bwarara utahamagawe n'abantu bapfuye. Kuva uyu mwanya randevu yo kwa muganga, Imana irambwiye ngo nonaha waje mu nzu y'Imana ishiririje ibibyimba, urajya kwa muganga ntacyo bazabona. Urasanga umwana ameze neza aterereye, kandi umwana ukimara kumubyara uzamuzane maze muhesha umugisha musengera Imana. Ihanagure wirira, Yesu niwe ugukijije. Cya kabiri, ugira umutwe uhora ukurya. yangira ibintu biyagaramo nkumva bigendamo ariko simbibone. Yumva ibintu biyagara ngo akumva ibintu bigendamo ariko ntabibone. Ariko urumva ko Imana ikuraho urupfu. Yaje gusenga adafite gahunda, yari yigiriye kwa dogiteri. Wari ugiye guhamagana uhita ufatiraho. Genda, Yesu arakubohoye. Uzakorera Imana ngo yicarire. Dora abarozi, dora abarozi. Sha uratura niwe wa mubyeyi we. Marizo umuntu muri kubwego nkawe bakuziza iki? Akubwiye ko bamuziza iki? Ntacyo. Mubwire ngo nako gatenge wambaye wakazira. Abarozi nibagira konje. Umurozi ntacyo atakuziza, wambara neza akabikuziza, waba igikara akakikuziza, waba inzobe akayikuziza. Yabona abana bawe bagiye ku ishuri ati yaba bapfaga ntazakurikire. Washingira ati ashingiye ate mbere y'abana banje. Oh my God. Nta mugabo ugira? Ndagusengera Imana iguha umugabo ntiwari kuzashaka wowe. Shamwe ibiseka. Reka mbabwire, igihe twashe imbere y'Imana, bantu benshi dufite imigozi tuzitiye, turasenga mwarirukatse imisozi mwarayimaze, mwashatse abahanuzi byarabananiye. Ni ukubera iki? Iyo usenga utazi ikintu uhangana nacyo ntushobora kugikura imbere yawe. Ugomba kubanza kumenya impamvu ubayeho muri ubwo buzima, ugasenga nibwo umudayimoni akuvaho. Ngira ngo ibintu bikwaka mu nda birakoroheye mama. Wowe waragagaye warashize. Ati nararangiye pe, humura ndaje ndagusengera Imana. Uyu munsi ni umunsi ngiye gusengera ubugwayi. Bwana asifiwe Yesu. Tuzamure haleluya. Cyambere Imana igira imbabazi. Cya kabiri ijambo yivugiye ubwayo. Imana igira ikurikirana imyaka 1000. Gerardine aravuga ngo hari icyo yambwiye ndi mu cyumba nsenga. Aravuga ngo mfite kwizera kwitambesha. Mbega Yesu n'umwami.
oh, yaratwimanye. Muko, haleluya. Aye, hagarara. Mugenzi wawe ari nawe, hagarara ngwino hano. Mana we, Mana nyiribihe we, Mana nyiribihe. No kubera iki? Fata kano kantu. Zana nkwereke. Munyegere. Mwegerane. Murebe kuntu mumeze. Imana inyeretse umurozi abafasha atwe mu nkwikiri. Murimo murabireba, abarozi nibakureke niba badashaka bapfe. Murimo murareba, Imana irambwiye mwebwe to baragize bati aba bantu bazapfe batabyaye bahetse, ariko guca mbafashe marayika arabazituye uyu mwanya. Imana irambwiye ngo nimvugane namwe, mugende mukora amasengesho y'iminsi 2, musenga Imana. Dore Imana igiye gukura inzitizi zose zatumaga mudaheka ngo mubyare nk'abandi. Biya tone kote zayi mwakoreye Imana, igihe kirageze Imana ikabishura, igihe kirageze Imana ikabahanagura amarira. Dore ubutayu bw'ubukene Yesu agiye kubasohoramo. Intambara mugwana Imana irasize. Ufite ibibazo nuko mutavuga, ariko Imana igiye kuzigwana. Mwirira muhumure, Imana iravuze ngo igiye kubibuka. Mujye kwicara. Reka mbabwire, herezo umuntu ikiganza ubwire ngo Imana igira ibyo ihagurukira ku buzima bwawe. Imana igira ibintu ihagurukira. Ariko ikibazo, urasenga, uzamuka imisozi, ufata ibihe, uhera ku wa mbere ushaka Imana ukageza ku cyumweru, ariko bikanga bikarushaho kuba bibi. Mubwire ngo tugiye kujurira. Ninde ufite umwana witwa Eme? Umwana wawe ari he? Ndaje ngusengera Imana. Nuriya ufite umwana witwa Eme, arafunzwe. Yego, ngwino hano ngusengera Imana. Nawe ndaje ngusengera Imana. Eme bamufunze ryari mama? Kuri 27 z'ukwa kangahe? Z'ukwa gatandatu. Ariko Mana icyo ngukundira, kubure y'amaso. Mama, umutwara reye ko mbonye gutaye yaragucitse. Reka mbabwire, bwira uwo muntu muri kumwe ngo uretse ko wacecetse naho ubundi byarakuyobeye. Uyu mwana wawe witwa Eme, ndabona yarakorewe akagambane. Amaze kugirirwa akagambane Eme, ndabona yaraguze telefone bavuga ko yayibye. Byo mvuga niko byagenze.
barayimufatana bamujyana gereza, ndetse uyu munsi nakatiwe. Imana irambwiye ngo agiye gutaha mu izina rya Yesu. Mama, uri guteseka kubera ubuzima, kunyura mu buzima bukugoye, niko Imana irimo irambwira. Uyu mugabo wawe ndi kubona araza agahora agenda, akaza kongera akagenda. Wa mugabo uyu muzimu kurimo ndamwirukanye, vayo wubaka urugo mu izina rya Yesu. Pepo kwa jina la Yesu. Uzanzanira ifoto y'umugabo wawe. Ari hehe? Yagiye ryari? Mwigeze muzana gusenga? Pereza nimero ya telefone. Ntani yagira. Tubohose umugabo w'uyu mubyeyi mu izina rya nde. Muririmbye yararirimbye aravuga ngo aho Imana igusize nta muntu n'umwe wahagukura uretse yonyine. Nta muntu wagukura aho Imana igusize. Imana igukura aho yagusize mu izina rya Yesu. Yakuba wicaye naje gusengere mama. Mugabo wawe agaruke. Abagabo bari hano uzatuma umugore bazaba afite abadayimoni nk'igihumbi. Yesu ashimwe. Satani arimo aragwanya ingo. Hari abantu bafuhirwa n'abadayimoni, mwari mubizi? Hari umukobwa nasengeye, umusore wese wamuteretaga iyo yageraga igihe cyo kubana, iyo atapfaga yakoraga impanuka. Arambwira ati Profete ni Karame, ati maze gupfisha ubukwe inshuro 7, kandi save the date tukazisohora, ariko gushakana bikanga. Iyo ngize ngo ngiye gushaka birangira byanze. Tipfukama dusenge tubaza Imana. Mu gusenga mu kubaza Imana, Imana irambwira ngo yaryamanye n'umusore w'Umutanzania. Uwo musore baryamanye yafashe inkarize. Uwo musore ngo yarapfuye, amaze gupfa ahora amushinganishije mu badayimoni ko atashobora gushaka. Iyo abonye agiye gushaka, wa musore wapfuye aramufuhira. Mugategura ubukwe, itariki yagera hari kubura nk'icyumweru kumva ngo umusore arapfuye akoze impanuka. Ikibazo si wa mukobwa, uwe yajyamanye nawe yamwanduje umwuka umuzereramo. Wa musore wa wundi wapfuye niwe wafuhiraga uwo mukobwa. Urumva baracyagendana. Kubera iki? Imbaraga za Satani zirahari, niba utazemera uzahura nazo. Satani afite imbaraga, mujye musenga mubwire Imana ngo dutwikire, kuko Satani yatumira bunguri. Jambo ryaravuze ngo mugwanye Satani nawe azabahunga. Mukobwa hariya hano ahangaha ngikorera umurimo w'Imana mu Gasyata, yaraje ansanga muri office. Bamurunji barabizi hano mu Gasyata. Yari afite ubukwe bwagombaga kuba kuwa gatandatu weekend. Yari yavuye mu murenge ari kuwa 4, aza ku rusengero ari kuwa 5. Ansanga muri office arambwira ati mushumba nsengera, mfite ubukwe kuwa 6. Yari umudiaspora yiviriye hanze, ati nsengera mfite ubukwe buzagende neza. Imana irambwira ngo mubwire ngo nta bukwe ufite. Reka mabwire, Imana izaduha amafaranga iduhe n'ubukire, tujye tubahanura ntabwo badufite. Buryo umuhanuzi w'inzara ahanura ashaka icyo kurya. Ndamubwira ni muko gabanya nta bukwe ufite. Ati ceceka, ati pastor, ati ko bambwiye ngo Imana ivugane naho uvangiwe ute? Ntabwo mvangiwe, ni ko Imana imbwiye. Ati yibaza impamvu nafite ubukwe, nta kimbwiye. Mbaza Imana kumbwiye ngo nta bukwe ufite ni ukubera iki? Imana iricecekera. Ari gihe dusenga Imana igaceceka. Ndi Alpha nda Omega, yitwa Adonai.
Elishadayi, Imana ishobora. Twavugana nayo yaceceka, tutavugana nayo yaceceka. Baramfunze mbaza icyo bamfungiye Imana. Nari kumwe na Eliya tujya impungure mu Mutara, badufunze tugiye muri gereza, turasenga Imana iracecekaga kutubwira icyo tuzize. Mbibutse iki kintu, nubaho mu buzima butayobowe n'Imana uzapfa upfire mu buzima bubi. Mutabona ndi imbere yanyu, ni ukuri ko Imana yarankomeje, yamenyekanishije n'abakire bakomeye. Ariko niba ari ikintu ndyoherwa nacyo, iyo ndi gusengana n'umukecuru nk'uyu wahagizwe no gushaka mu maso y'Imana, ni ikintu numva nkunze kurusha ibindi byose. Umwanya wawe uha agaciro. Umukobwa arambwira ati profete, mfite ubukwe kuwa gatandatu nsengera. Imana irambwira ngo mubwire ngo nta bukwe ufite. Ndamubwira niko Imana imbwiye ngo nta bukwe ufite. Ngo profe, nta bukwe mfite kandi ejo muri navuye mu murenge. Tiwavuye mu murenge ariko nta bukwe ufite. Arambwira ati nsengera, icyo nzi cyo ndabufite ntabwo Imana. Kandi yari yarasenze imisozi pe, ni ukuri ko Imana. Yari umukobwa yarakubise 33. Imana yaramubwiye ko izamuha umugabo. Yari yarayasenze, yari yaravuganye n'Imana bihagije. Ati profete rero none Imana injyanye mu murenge, urambwiye ngo nta bukwe mfite. Imana rega nta bukwe ufite. Bimubwiye ari kuwa gatanu, yari afitanye nawe gahunda kuwa gatandatu ko bagomba kujyana ahantu. Ngo kuwa gatandatu ngo bicare muri salo, umukobwa ajya kureba umusore kugira ngo bajyane. Bicaye muri salo, ngo hazi kwa kundi abantu babiri bicaye muri salo mbo bari kubuganira, umwe yicaye hariya n'undi yicaye hano. Yagiye kubona abona umusore arahirimye mu ntebe, nta kintu agwaye, nta kintu abaye, atazi nuko bigenze. Mu guhirima ati sheri, ati bigenze gute? Nyine bya bintu by'imidabango n'abasheri, ati bigenze gute? Umugabo ati have winkoraho. Umugore ati mu izina rya Yesu, arahungiza. Umukobwa baramamagaye ati profete ni karame. Ati nari nicaranye n'umugabo nsengera. Imana yakubwiye ngo iki? Nta bukwe ufite. Ati si none nta bukwe mfite, none igiye kunyikira umugabo ni simbizi. Baramwirukanye aramugasyata. Ngo bahagere, muganga aterega byarangiye. Ati byarangiye. Baramamagara bati nushaka Chege nari ndi Butare, ati twohereze na vewe tuyifata uzusengera umuntu abeho. Mbwira Imana ngenda arabaho cyangwa ntarabaho. Imana iraceceka. Ndavuga nti niba Imana imwishe ntabwo nakwirirwa ndaza. Umugore bajyana muri moruge, bagera muri moruge, umukobwa ataremera ko yapfuye, bagihamagara adufite umuhanuzi araza aramusengera arabaho. Bajya kwa muganga batumereke tumushyire muri moruge, batera umuhanuzi w'Imana aratuma abaho. Yesu ashimwe. Bati ninde? Muganga baravuga ati ni wowe usengera abapfuye. Abaga nibabona na ribi ntambukanye ngo nsengera abapfuye, ntireka reka. Ati profe, ati ko wamushyize muri moruge akiri muzima, dufite ibyiringiro ko nuhagera arakira. Ntoya ntaho mwigwariza. Bwira umuntu muri ko ngo wakizwe ibintu bitaraba nabi. Murashaka gukizwa mugeze ku munota wa nyuma w'urupfu. Uyu mubiri wambika, ukawusiga mofite, ukawusiga perfume, ukawusiga amavuta y'amafaransa y'ibihumbi 100. Reba mugenzi wawe mubwire ngo nubusa ntukirata umubiri. Hari genja nicara urumva mama Dani, kandi bimbaho kenshi. Kicara nkavuga ngo Mana, byaba biteye agahinda kuba narabwirije abantu bangana gutya, ngasengera abantu bakabohoka, ku munota wa nyuma w'ijuru ngasanga nibuze mu ijuru. Mana, mbivugiye imbere iteraniro ry'abera, uzamiherezo ryiza. Mana we, uzamiherezo ryiza. Zicare ndebe ba Mose na ba Eliya. Reka mbabwire, munsi umwe ngira iyerekwa rye, maze kugira iyerekwa rye, ngo mbona arimo aragenda ngo anyura ku irembo rya mbere. Kugira ngo agere mu ijuru yagombaga kunyura ku marembo 3. Anyura ku irembo rya mbere,
baramuferesita nk'umuntu wakoze imirimo myiza. Anyura ku rya kabiri, baramuferesita nk'umuntu wakoze imirimo myiza. Ageze ku rembo rya gatatu, ariryo ryagombaga gukomfirima, ngo arigezeho, ngo bazana akarahuri kari kuzuyemo inzoga. Baramubwira ngo ntabwo wigeze ukiranuka ku nzoga, nubwo wabwirizaga, ariko wafataga fanta ukayivanga n'inzoga ukabesha abantu ngo uri kunywa fanta hari inzoga uri kunywa. Baramubwira ngo ijuru uraribuze cyonyine gusa. Ijuru gize gute? Mbibutse ko nitujya mu ijuru nta tolerance izabamo. Mwari mwabona abantu iyo bari gukorera perimi, iyo ugeze hara kuri demarage niho finale, wabyica afare nta tolerance arakubwira ngo subirayo. Mu ijuru siko bizagenda. Mu ijuru nta yandi mahirwe bazakubwira ngo subirayo. Uramutse umuntu ufashe umuntu wapfuye ukamugarura muri uyu mubiri, yakora imirimo iruta iyo yakoze. Yakubwira ati ahantu mvuye mureke nkorera Imana. Aya mafaranga mushaka n'ubutunzi n'ubukire n'amamodoka n'amavewiti n'amavisa byose, ibyo byose tuzabisiga. Amafaranga uri kururira uri gusaba Imana, hari abayafite ariko babuze n'urubici. Saba Imana iherezo ryiza. Murebe mu maso umubwire ngo Imana izaguha iherezo ryiza ry'abakiranutsi bapfa. Mana uzampe iherezo ryiza. Birashoboka ko nagira amafaranga menshi, birashoboka ko naba umukire, nagera mu murenge wacu baturiye yarahiriwe, ariko sinzagira iherezo ry'abakiranutsi. Uzampa iherezo ryiza. Reba umuntu mu maso umubwire ngo Imana izaguha iherezo ry'abakiranutsi. Ngiye gusenga, turacyari mu mwanya wo kuvugana n'Imana. Murimo muranyumva? Hari umukobwa nimugoroba twari kumwe yambajije ati ariko profe, ati mbariza Imana kuri mugabo ari uwanjye. Nkubariza Imana kuri muri mugabo ari uwawe? Atarega mbari n'uyu ati mumbarize. Dufite ikibazo cy'ingo ziri gukora divorce kandi ziri gusenyuka kubera ko abahanuzi twabigizemo uruhare. Tukabwira umudamu ngo genda wubakane n'uriya mugabo kandi ari amafaranga batanze kugira ngo bubakane, ari Imana itavuze. Oh Mana nyiribihe we, oh hazabayo nibwo. Mama, ayo maso yawe hagararaho. Amaso yawe Imana irambwiye ngo Satani yamaze kuyangiriza. Ikibazo cy'amaso kimeze gite? Amaso bayabaze kane. Aya maso yewe bari bagiye kongera no kuyabaga bwaka, ariko ukahita unahuma. Hari randevu ufite amaso? Warayishe wagize ubwoba. Reka mwibisaka, ndagira nkubwire ngo mama, Imana nkorera yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana irambwiye ngo ikibazo cy'amaso kuva uyu munsi bari bagiye kongera kuyabaga, wagera kwa muganga bakimara kuyabaga ugataha iminsi 3, akaba aribwo bwa nyuma urebye isi. Umunsi wa kane amaso yawe yose agahuma. Imana ya Abraham nonaha ugiye kwicara, igiye kugukorera operation, urava muri iyi nzu y'Imana amaso yawe yamaze kuba mazima ukundi. Icya kabiri, ndimo ndareba mu muryango wawe, kabona hari impanuka Satani yateje mitorosha. Ari impanuka irimo? Imodoka yawe iherutse kwica abantu 4. Detalazoni kelewa dia bangostifagide. N'umuhungu wawe wari witwaye? Ninde wari witwaye?
ibaze no kuri kwima. Murumva ko twababwira ngo satani arahari ngo ntawe, abadayimoni barahari, mujye musenga amanywa n'ijoro. yo uri umucuruzi, wacuruza se ukagira n'icyo utahana. ndagusengera Imana, ibintu byawe Imana ibiha agaciro, kuko ndi kubona ucuruza. Si ubwo wahaguruka, ninde wakuzanye ubundi wowe? Mama, ninde wakuzanye? Waje hano kwa gatanu urambura. Ubu rero ugiye kumenya ko wahuye n'umuhanuzi. Imana ya Aburahamu nkorera, mu rugo rwawe dore harimo ikintu cyitwa umwuka w'inyatsi, kandi niwo babaroze. Inyatsi mufite mu rugo nta kintu mushobora gukora ngo mugereho. Murakora, mukarya, mukabona uko mubaho, ariko iterambere ry'urugo ntaryo. Kuva uyu munsi Imana ikuye umwuka w'inyatsi mu biganza byawe. Usanzwe usenga? Sengera he? Ko mbona ibyo nkubwira utabyumva. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka tugiye kwinjiramo, mbonye inteko yari igiye kuzaremera iwawe, kandi iyi nteko yari igiye kuzarema kubera ko satani yaguteje ibihombo bagateza ibintu byawe cyamunara. Mama, Imana irambwira ngo hari imishinga mufite mu rugo yo kujya muri banki. Yego Imana irambwiye ngo ntujyeyo, ubanze usenge, Imana izaguha uburenganzira. Nujyayo urenze ku byo nkubwiye, mbikubwiye nk'umuhanuzi w'Imana. Imana irambwiye ngo ubanze usenge amasengesho y'iminsi 2, Imana ivugane nawe, kuko ni se tukoreraho. Ndabona abadayimoni barayangije. Ndashaka kugusengera Imana ukava hano, Imana igahindura ubuzima bwawe, ugakorera Imana ufite ibifatika. Mama, iyi mpanuka ikimara kuba, ndabona urubanza rutoroshe. Uru rubanza rurakomeye, kandi muri uko gukomera ntabwo bikoroheye. Imana ya Aburahamu nkorera, ya Isaka na Yakobo, irambwiye ngo uru rubanza ishyizeho iherezo. Icya kabiri, abana bawe barabangirije, bameze nk'abasazi. Uyu mwanya barafata ibyemezo bitandukanye. N'abubatsi ngo ntibazinezerewemo n'intambara. Desanota iboni ya kandolesa. Ahantu hari igiti cy'umuvumu urahaze? Oya, uze kwikiriza ibintu wumvishe, utaza kubyikiriza uvuga uti umuhanuzi atagira isoni imbere y'abantu, mvuga ibintu Imana imbwiye, kugira ngo usobanurire ibintu neza, kuko ndi umuhanuzi w'Imana. Hari igihe umuntu ahanurira umuntu ikintu akahita yikiriza, ariko mu by'ukuri atari ko kuri, sibyo? Ndashaka ngewe umusobanurire. Ari igiti cy'umuvumu uzahari hafi yo mu rugo? Inzu? Mpamvu nkubwiye iki kintu, ahantu turi amaze igihe kingana gute? Mama, urasenga? Mu nzu y'Imana uri umudiyakoni? Uri umudiyakoni? Urasenga, waritanze, wakoze ibintu byose bishoboka, ariko umuntu uhura n'ibigeragezo n'intambara ni wowe. Ati muri isi ntiwabona umuntu ufite ibigeragezo y'ibyanjye. Reka nkubwire ahantu bituruka. Icya mbere, abantu b'abaturanyi muturanye, ndabona n'abantu bari hafi mu muryango bagize ishyari, baravuga ngo urabakiranye. Bamaze kuvuga ngo urabakiranye, baravuga ngo tuzamubabaza duhereye mu rubyaro rwiwe. Icyo baragikora. Kabiri, ndabona hari ibintu wacuruzaga, ndabona ibintu bimeze nk'amasite y'ibibanza ubigurisha,
ariko noneho biza guhomba. Ndabona n'ahantu washyize ku isoko habuze abakiriya, ni henshi. Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi birasobanutse. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo zana iyo foto hano. Iyi mwana w'umukobwa kuva uyu mwanya tumukuyeho imivumo yose uri mwirukaho uyu mwana ngo abinzerereze. Imana irambwiye ngo imuhaye gushika hamwe kandi imuhaye gutuza kubaka urugo, niko Uwiteka avuganye nawe. Ejo saa 8 uzumva inkuru nziza kuri uyu mwana w'umukobwa. Ayo mashyi wayahaye Imana niba atari ayawe. Mushumba, kuva uyu mwanya mu gukora umurimo kwawe wahuye n'inzitizi nyinshi, amagambo yabaye menshi, abantu baravuze bihagije. Ugakora ugasenga ngo urebe ku ishengero yakomeza moving up, bikanga, bifite umupaka bitarengaho. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo kuva nonaha icya mbere Imana iguhaye icyo bita favor, igikundiro. Icya kabiri, ndabwiwe n'Imana ngo ikubakiye umuryango ukomeye, nta mwana w'umuntu uzawunyeganyiza. Gatatu, ndabwiwe n'Imana ngo igiye kuguha urusengero n'abantu benshi, ugenda utangire wagure, kuko Imana igiye kugushira hagutse hagutse hagutse. Gatatu, gira intoki gutya, usutse amazi hano yareka cyangwa yahita? Yahita. Ufite umwuka w'inyatsi utuma utagira ikintu utunga ngo ugereho papa. Ikintu cyose ugerageje gukora urakibona, ariko kikanyura mu myanya y'intoki. Ukibaza wayi ndakora mbona amafaranga anyura he? Ufite umwuka w'inyatsi mushumba. Kabiri, hari inshuti zitwa ngo muzikora umurimo w'Imana, mugendana ariko ari indyarya ziri inyuma yawe zitakwifuriza icyiza na gito. Imana igiye kugukubitira abantu b'indyarya. Imana igiye kubakwirukanira. Bidano stidema. Madame arihe ko mbona Imana ikubakiye urugo rukomeye. Imana irambwiye ngo usengere madame. Mbonye Imana ikwambitse impeta ebyiri. Irambwira ngo impeta ya mbere ni isezeranye nawe, ry'urugo rwawe ikomeje. Irambwira ngo impeta ya kabiri Imana ikwambitse, irambwiye ngo ugiye gukorera Imana uri umukire, utazagira ikintu wifuza kandi ntuzibagirwe Imana. Gatatu, mbonye ikintu kijyanye n'akazi. Mbonye hari akazi ariko ugahagazemo, ariko umusaruro wako kazi ntubone. Uri gukora iki muri minsi? Ukorera umushinwa. Waruzi akagambane karimo gateye ubwoba. Jya kukubwira ikintu gikomeye. Ibintu byo gukorera abantu ugiye kubireka. Ni wamara kubireka, hari amafaranga Imana igiye kuguhereza miliyoni 36. Aya mafaranga numara kuyabona, muri wowe ahagurutsa ku ruhanga rwawe ndabona inyenyeri yakanini cyane. Iyi nyenyeri mu kwaka yamurikiraga abantu benshi bari mu mwijima. Uzagende wubaka inzu y'Imana, kuko abantu benshi kuri wowe ndabona amarobine, abantu bavoma bafite icyaka kandi bagendaga bashira inyota. Imana irambwira ngo igiye kuguha gukorera Imana, abantu benshi bazaruhukira kuri wowe. Abantu benshi bazaruhukira kuri wowe. Uyu mugongo wawe Imana iravuze ngo uzaheka abantu benshi. Abantu benshi bazagukiriraho. Abantu benshi bazabona Imana kuri wowe. Korera Imana. Umuntu wese uzagukoreraho umugisha azawubona. Umuntu wese uzakubibaho azabona amafaranga. Korera Imana,
Imana irambwiye ngo urugendo wagiye uva hariya Yesu yarubonye. Kandi umuntu urimo urasengera hari diyabete Imana ishiririje muri we. Kandi nanjye ndashaka kugusengera tugasengera urugo rwawe, kubera ko hari ibitero mama nshuti yanjye bitakoroheye. Ndashaka ko dusengera tugakumira. Ndashaka dusengera urugo rwawe Imana irushiremo amahoro n'agakiza. Wabanye n'umugabo wawe batabishaka, intambara ari nyinshi. Ndashaka ngo usengere Imana, Imana ihagarare mu rugo rwawe, Imana igukureho igisuzuguriro. Tuvuge ngo amen. Twongere twikirize ngo amen. Twongere tuzamure icyubahiro cy'Imana. Tidala gosti beni of God guy. Wowe ndi kureba wavuye Karongi harya ni he? Kikibuye niyo wavuye? Waje sanga ahubwo ya saa 10. Waje na moto? Nta kindi cyari kikuzanye Kigali no gusenga cyonyine? Ufite umugore? Imana iguhe n'umugore? Nta mukobwa ushaka umugabo? Ngiye kugusengera Imana igukure mu buzima bubi. Waje ufite icyifuzo nkubwira ibintu waje uvuga. Mana mfite perime ya mari nta kimariye, ndayijyanye Mana umpa akazi. Mpereza perime ufite aho bazanye. Sana hano. Tuzamule haleluya. Twongere tuzamule haleluya. Wayibonye ikugoye ngwino ngusengera utaho ugiye gutwara. Kandi ugiye gukorera muri uyu mujyi wa Kigali. Wabyumvise? Tugiye gusenga Imana. Fata muri iki kiganza. Mana mu izina ryawe, kuva uyu mwanya iperime nyihayishije agaciro, agende anostide my guide, abone akazi mu izina rya Yesu. Genda Yesu aguhaye akazi. Nkibwiriza kuko ndacyasenga sindasengera ingwara. Nkeneye abantu bashaka kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Wagiye mu kabari unywa inzoga wirirwa mu ndaya, Imana ikurinze utarandurira sida, ntibaragukubita icupa, garukira ugeze. Ndashaka uze hano niba wumva ko wakwakira Yesu, uze ngusengera Imana. Yagurukire Imana. Ntasoni biteye gukizwa. Dore nimwe mwatumye tuza hano, muze nasoni biteye. Pedaya sori ya boni kadangole faya. Nimwebwe Yesu ashaka. Hazagira uguseka. Gukizwa ni icyemezo umuntu afata, ijuru ryose rikamanuka rigahabwa icyubahiro. Muhagarara aho ngaho, mufashe icyemezo murashaka gukizwa mugakorera Imana. Ye kubasengera Imana. Nta kintu cyiza nko kugira inyungu yo gukizwa. Nta kintu cyiza kiryoha nko kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Ntawe dukingiranyije ushaka gukizwa. Urabizi ko hari ibyaha wakoze nawe warasahishije. Ndakwinginze tambuka, wikwiringira umubiri uzapfa ukabora. Niba ushaka gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, tambuka uza hano ngusengera Imana. Tambukire mama, nawe uraje gukizwa, ntabwo bigayitse.
nishimiye ko Yesu arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nishimiye arankunda. Oh Mana nyiribihe we, nishimiye ko Yesu ankunda. Reka mwegere hino, kandusabe mushumba atambuke yegere hino, tugiye kubasengera Imana, mushumba agiye kubihanisha, arabatuza amagambo muyasubiremo. Niba ari igiterane kibaye mu ijuru muri uyu mwanya, ni mwebwe mu ijuru barimo baraterana, abamarayika barimo barafata inanga, barimo baracuranga, kubera wowe wavuye ahantu hatandukanye ese Nyabugogo ukakira Yesu. Igitaramo mu ijuru kiratangira. Karibu. Tugiye kuvuga amagambo muyature, muyasubiremo kandi mumara amazi. Hari ukwakira agakiza ukakakira ku munwa ariko katari mu mutima. Mumara amazi niba mugiye kwakira Yesu, muse nk'abacomekanye nawe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze gucomekana na Yesu, aba atandukanye na karande n'imyuka mibi n'ibindi byose bikomoka mu miryango ye. Aba amaze gucomekana na Yesu biba birangiye. Nta kintu na kimwe cyahagurukira kukurwanya ngo kigushobore. Bivuga ngo ubu tugiye guca umugozi wabafatanyaga n'imiryango y'iwanyu na karande zanyu. Ubu tugiye kubacomeka muri Kristo Yesu. Bivuga ngo umuntu wamaze gucomekwa muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya. Bivuga ngo uyu munsi mugiye kuba icyaremwe gishya. Bivuga ngo karande n'ibindi byose byabakurikiranaga ntaho bizongera guhurira namwe, kuko mugiye gucomekwa muri Kristo Yesu. Ariko mubyemere, nimubyemeza ururimi n'akanwa, ahubwo mubyemeza imitima yanyu yose, nibwo muza kuba mubaye abana b'Imana nyakuri. Ngiye kuvuga aya magambo muyasubiremo. Mwami Yesu, uhereye uyu munsi tukimara kumva ijambo ryawe, twatuye ko utubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Mwami Yesu, uyu munsi nemeye kugukurikira, nemeye kugukorera. Satani n'abadayimoni ndabasezereye, na karande zo mu miryango mujyane na shobuja Satani. Mwami Yesu, nteye intambwe imbwe ngusanga, reka 99 zibi zawe. Umfata unkomeze, utamfashe ntabwo nakwifata, utankomeje ntabwo nakwikomeza. Mwami Yesu, uhereye none mbaye uwawe, nawe ubaye uwanjye. Mwami Yesu, sinzongera gusubira mu ngeso mbi, sinzongera gukorera Satani. Ngiye kugukorera uhereye none ukageza igihe uzagarukira gutwara itorero ryawe. Mbaye uwawe, nawe ngwino nanjye ubuwanjye. Munyemerere mupfukame tubasengere. Data wa twese uri mu ijuru, aba n'abana bawe bafashe umwanzuro kandi bafashe icyemezo cyo kugugurikira. Mwami mwiza, turabasengeye, reka Mwami ubuzuza imbaraga z'umwuka wera. Petero ataruzura umwuka wera yarakwihakanye Mwami, ariko amaze kuzura umwuka, yujujwe umwuka wawe, yarahagaze araguhamya. Mu izina rya Yesu, Mwami mwiza, bateye intambwe imwe bagusanga, reka 99 zibi zawe.
mu izina rya Yesu. Mwami fata uyu mubyeyi mu izina rya Yesu. Mwami fata uyu mubyeyi mu izina rya Yesu. Mwami fata aba bana mu izina rya Yesu. Mwami turabakuragije mu izina rya Yesu. Mwami tubashyize mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Mwami tubashyize mu maboko yawe mu izina rya Yesu. Mwami tubashyize mu biganza byawe. Mwami tubashyize mu biganza byawe. Mwami tubashyize mu biganza byawe. Mwami Yesu tubashyize mu biganza byawe. Mwami Yesu tubashyize mu biganza byawe. Mwami Yesu tubashyize mu maboko yawe. Mwami Yesu tubashyize mu maboko yawe mu izina rya Yesu. Mwami mwiza, ngwino bafate, ngwino bakomeze mu izina rya Yesu. Satani n'abadayimoni umugozi wawe ucumikanaga nabo ndawuciye aka kanya mu izina rya Yesu. Mbatuye ko ari abana b'Imana, mbatuye ko bagiye gukorera Imana mu izina rya Yesu. Mwami mwiza, biyereke, reka uhereye none haba impinduka ku buzima bwabo. Mwami mwiza, imitima yabo yigomororere, imitima yabo yigomororere. Kristo ndabakweretse, ngwino bafate, ngwino bakomeze kandi ntubarekure mwami mu izina rya Yesu. Nzi ko winjiye mu bwami bwawe. Mwami mwiza, ntujya unezezwa n'ukabusohokamo. Data mwiza, basibe mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo mwami mwiza igihe uzaza gutwara itorero ryawe nabo bazasange bagutegereje. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Kadukomere Imana amashyi menshi cyane. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Haguruka ku maguru yawe yombi. Tugiye kugera mu isaha yo gusengera kubohoka. Haleluya. Hari indwara igiye kukuvaho. Hari imbaraga z'umwijima zigiye kuva ku buzima bwawe. Hari imbaraga zirara zigusambanya zigiye kureka ubuzima bwawe. Tugiye kwinjira mu isaha yo kubohoka. Imbaraga zose zigutera ngiye kuzirukana mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza. Wangwara we, ndagutegetse, va mu mubiri wanjye. Dayimoni, ndagutegetse, rekura ubuzima bwanjye. Ndi umwana w'Imana, ngiye kwakira ineza y'Imana, ngiye kubohoka, ngiye kuva mu byaha, ngiye gukira indwara. Wambaraga we, ndekura, ngiye kwinjira mu gihe cyanje. Tangira usenge ukoma amashyi ugendagenda. Senga ukoma amashyi mu izina rya Yesu. Komeza usenge ugendagenda. Oriya baba bakata yaba. Komeza uhamagara imbaraga z'Imana. Rikara baba santa yaba. Sheri ya gole steke teke. Komeza uhamagara imbaraga z'Imana. Hamagara imbaraga z'Imana. Oriya baba kata yaba. Beseri keteke. Izo mbaraga nizire ku buzima bwawe. Hamagara imbaraga z'Imana. Hamagara imbaraga z'Imana. Riya baba katayaba, shenteri yaba kotaya, zeriya takatayabo, riya baba kandalaba, eriya kataya kotaya. Hamagara imbaraga z'Imana ugendagenda. Hamagara imbaraga z'Imana zikubohore. Riya baba kababa.